Katonda n'obutuukirivu bwe ekyama ky'okutya Katonda ky'ekikulu okusinga byonna ebirala byonna by'oyagala biri kwongerwako kubanga Mukama Katonda amanyi ebyo tubyetaaga sokononya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ekyama ky'okutya Katonda ky'ekikulu okusinga byonna ebirala byonna by'oyagala biri kwongerwako kubanga Mukama Katonda amanyi ebyo tubyetaaga natutunulira Yesu yeka Yesu bino kukkiriza kwaffe tulema kutunulira ensi eno ebikwawo amangu kubanga yakubibwa emigo mingi gyatulokole mu bibi tulyoke. Turabasuhuza nshuti bakundwa mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro ububyutse burakenewe, ikiganiro mugezwaho n'itorero ry'ubumwe bw'abakristo UCC mu magambo ahinnye y'Icyongereza, twayarambura ni United Christian Church. Murumva Pastor John kuri mikoro ya Hot FM 103.6. Ndi kumwe na Pastor Bena, mukanya araza kudusuhuza. Ndagira ngo ikaze wowe aho uri hose ukurikira iki kiganiro. Ni buri wa kabiri kugera ku wa gatanu isaha ya saa 9 kugeza saa 10. Naho ku wa gatandatu muzajya mutwumva ku isaha ya saa 6. Ku wa gatandatu ubwo ni umunsi w'ejo muzatwumva saa 6 kugera saa 7. Jya ukurikira bwira inshuti abavandimwe abo mwegeranya aho bumvishe kurikirane iyi program bakurikirane iki kiganiro. Ubutumwa tubazaniye ni ubutumwa buzana ihumure kandi ni ubutumwa bw'inkuru nziza Yesu Kristo. Tuzanye inkuru nziza, ni inkuru nziza na nkuru mbi tuzanye. Rero ndagira ngwire ngo umuntu wese wari ukeneye kumva inkuru nziza niyo tukuzaniye ku buzima bwawe kuri uyu munsi wa none ntucikanwe. Reka twakire umukozi w'Imana adusuhuze kandi araza no kudusengera atwumvije ijwi rye. Turabasuhuje ba Kristo mutwumva, turabasuhuje bantu mukunda UCC, mukunda abakozi b'Imana, ariko cyane cyane turabasuhuje mwebwe mukunda Imana kurusha ibindi byose. Amen. Turabashimira kuba mudukurikirana. Reka dusenge ibindi turakomeza. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu. Oh, yes, Lord. Tugushimiye neza yawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye urukundo dukunda kuva tukiri insoro mu nda z'aba mama. Yes, Lord. Kugera igihe tugezemo buri muntu wese ari twebwe turi muri studio ari abatwumva, buri muntu wese mwami w'abami turagushimira kumurindiye aho ariho hose. Data turagushimye kubw'ijambo uteguye uyu munsi wa none. Reka imbabazi zawe n'imbaraga zawe zigote iryo jambo kugira ngo rigere ku mitima y'abantu, kuko ijambo rya ravuga ngo ijambo rya n'inkota ikubita igahinguranya igatandukanya imitsi n'inyama n'imishokoro. Reka mwami wanjye wumvira ijambo ntasigare nkuko yarameze. Mu izina rya Yesu turagushimye Data kuko ugiye kubikora. Mu izina rya Yesu dusenzemo, amen. Urakoze cyane kubw'iryo sengesho. Ndagira mbwire inshuti mudukurikira mwese, inshuti za UCC, tuzanye ubutumwa kuri mwebwe aho muri abadukurikirana muri mu ngo zanyu, muri mu kazi. Ndagira mbabwire ngo ntago musigara uko mwari mumeze. Ubutumwa tubazaniye uyu munsi amateka yanyu arahinduka. Turababwira ngo ububyutse burakenewe mu buzima bwanyu. Ni ryari umuntu bigaragara ko akeneye ububyutse n'igihe rero utagishobora gusenga, ubundi wajya gusenga utajibasha gusenga ni minota 3, niyo minota 3 ukayisenga musinzira. Utagishobora kuramya Imana ngo umutima wawe umeneke ushobore kugira aho ushobora no kumeneka imbere y'isumba byose, urira amarira kuko watwawe n'ubwiza bw'Imana no kubaho kwayo. Iyo uririmba ukumva indirimbo uririmba urasa naho wiririmbira utaririmbira Imana, icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko umeze nabi.
ibindi bimenyetso bigaragaza ko umuntu ameze nabi narabibabwiye. ni igihe usenga ariko isengesho ntirigere iyo rijya ukumva riragaruka, urasa naho wibwira Imana uvugana nayo utayireba. biba bisaba rero kwikoramo umurimo kugira ngo ijuru rigukingukire. iyo ijuru ryo hejuru yawe ryamaze kuba umuringa, hari icyo ugomba gukora. ugomba gushakisha Imana, kwihana, kwikubita hasi no kwiyiriza ubusa, ukayishakisha umutima wawe wose ukayihindukirira. nayo niyo kwizerwa. bene abo bafite imitima imenetse ntibasuzugura, irabitaba. ni ikihe kimenyetso kigaragaza ko ubuhenebere ari bwinshi mu buzima bw'abantu? n'igihe utagifite urukundo n'umurava wo kujya mu rusengero, ukumva niyo uri bujyeyo biraza kumera urasigara uko wari umeze. ariko icyo Imana ishaka ni ukugira ngo yongere ishyire ishyaka, inzara n'inyota mu mutima wawe. ejo twasomye icyanditse ngo nzateza inzara n'inyota, ngo atari inzara y'ibyo kurya cyangwa y'amazi yo kunywa, ngo ahubwo ni inzara y'amagambo y'Uwiteka Imana. ayo magambo twayasanze muri Amos ibice 8:11. twarakomeje ndetse tugiye gukomereza aho ngaho ku nzara n'inyota Uwiteka avugaho iri mu bantu bayo. Umwuka w'Imana rero ko muri iki gihe cya none hirya no hino abantu musonzeye ijambo ryo kuri, musonzeye kubona ukuboko kw'Imana. ese nibyo? ese aho uri ko kurashaka kubona Imana? uri serious urashaka kuyibona? ese koko iyo uvuga ngo ugiye gusenga ushaka guhura nayo ukaba ushaka ukuboko kwayo, cyangwa ugiye by'umuhango? iyo guterana bisigaye ari umuhango, cyangwa ugiye kugira ngo pasiteri akubone, inshuti yawe ikubone, kuko wabuze aho ujya, burya nabwo uba uri mu buhenebere. uba ukwiye kugiye kuko ushaka kubonana n'uwakuremye, uba ukwiye kugiye kuko ushaka kunguka ibindi birushaho. rero ndagira ngo mbwire ngo Imana irashaka gukora ikintu gishya mu mutima wawe, irashaka gukora ikintu gishya, irashaka kugendana nayo mu mbaraga. byanditswe mu ijambo ry'Uwiteka Imana. iyo dusoma igitabo n'igitabo byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8, ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzabagaho kumamya i Yerusalemu, i Yudaya hose, i Samariya, ndetse no kugera ku mpera z'isi hose. izo mbaraga urazikeneye, ukeneye guhabwa izo mbaraga zo guhamya Yesu. buri muntu wese aho uri rero turakubwira ngo ni igihe Imana ishaka gusuka imbaraga zayo, yashaka gusuka umwuka wayo, gusuka ububyutse mu itorero, mu gihugu, mu muryango wawe, mu buzima bwawe, imigenderanire, mu mibereho yawe. uko ubanye n'Imana bigomba guhinduka, ukagendana nayo uyumva, uyifite, muri kumwe, ikumvira, uyumvira nawe. ukuboko kw'Imana ubwo nibwo kuzagaragara. turababwira rero ni igihe cyo gushaka Imana. ku itorero rya UCC dufite amasengesho y'iminsi 210. ayo masengesho ubu turi mu cyumweru cya 4. mu byumweru dusigaje 26 bigira intego ushoboye kubana natwe. duterana kuva ku wa mbere kugera ku munsi wa 5, ndetse n'icyumweru tukacyongeraho buri mugoroba. ababona mwanya ku manywa bari hano mu mujyi wa Kigali, mushobora kunyaruka mukagera kuri UCC hariya ku butaka bwera, ku cyicaro gikuru cy'itorero rya UCC, mukaza mugahabwa umugisha. twirirwa imbere y'Imana dusenga. vayo ku gicaniro, uzana ibibazo byawe ku gicaniro, andika ibyifuzo byawe byose ubishyire ku rupapuro, ubizane ku butaka bwera. yes, genda ubyandike ubishyire ku rupapuro, ubizane, uvuga uti mbizaniye Imana ya UCC, Imana ya Apostle Charles Rwandamura, igira ikinkorera, igira ikihindura. turakugira inama kugira ngo utangire kugira kwizera kumeze gutyo. gira kwizera kumeze gutyo, ushoboye kwandika n'ibyifuzo byawe, ubizane ku butaka bwera, urebe ko Imana itazakwiyereka igagusubiza. muntu nyumva, ni buri munsi tufite guterana kuva mu gitondo kujya ku isaha ya 9, tukongera saa 11. abantu mwese muvuye mu kazi, nawe utabonye umwanya mu gitondo, fata umwanya uvuye kazi uze ubane natwe ikigoroba. by'umwihariko uyu munsi turi kumwe na Reverend Fred Nyamurango, umushumba kandi akaba representative legal w'itorero rya Serepal. ari kumwe natwe hariya kuri UCC, afite ubutumwa budasanzwe buhembura. hari uguhemburwa, hari gusubira bushya. rero igihe cy'ububyutse ndabibutsa ko ari igihe cyo gusubira bushya. ni igihe cyo kongera gucukura kugira ngo twubake, dushobore gushorera imizi muri Yesu Kristo. nucikanwe rero, ndaguhamagara. kandi nawe uri Kabuga, hariya kuri UCC Kabuga bafite amasengesho kuva ku wa mbere kugera ku wa 5, bari imbere y'Imana, birirwa imbere y'Imana. na nimugoroba nuko wowe ushobora gushaka umwanya utuye aho Kabuga, utuye Nyakariro, utuye Rugende, utuye ku Murindi, utuye Masaka, yewe ushobora kugera hariya kuri UCC Kabuga. ikorera mu kigo cya Gako cy'umukozi w'Imana witwa Richard
Munyerango. Aho ngaho nuhagera uzabona itorero rya UCC rirazwi. Niyo watangira kubaza uri Kabuga mu mujyi tumunyobore umuhanda ugana kuri UCC Kabuga, bazakwereka umuhanda uhagana. Ni umuhanda ukomeza hepfo kuri Centre de Santé, umuhanda ujya kuri Centre de Santé. Urakomeza rero kugeza igihe ubona icyo cyapa cya Gako Organic Farming, ukamanuka hepfo gato cyane, urusengero ruri aho ngaho muri icyo kibanza. Ngwino uhabwe umugisha, ngwino uhabwe umugisha aho uri hose. Wowe twumva turagutumira kuri iki cyumweru kubana natwe. Kuri iki cyumweru wowe uva kuri uravuga uti ku cyumweru nakifuje kubana namwe. Uri mu karere ka Gatsibo, uri muri Nyagatare, uratwumva uri Rwamagana, uri muri Ngoma, waburi Kayonza, akarere kariko kose urimo inshuti mudukurikira. Hari abadukurikiraga umunsi w'ejo muri za Huye, za Gicumbi. Ndajya mbabwire ngo muze tubane kuri iki cyumweru saa moya tuba twatangiye amateraniro. Nucikanwe kuko Uwiteka arashaka gukora ikintu gishya, arakora ikintu gishya mu buzima bwawe. Inshuti rero mukundwa utumva umaze igihe ubabaye urushe, dore Imana igitumye tuzanye kandi itumye utwumva no kugira ngo uhembuke. Tuje kubwira inkuru nziza ya Yesu Kristo uhembura. Turi busubire mu gitabo cya Yesaya ibice 55. Yesaya 55 umurongo waho wa 3. Niho tugiye gusoma wumve icyo Imana ivugana nawe. Aravuga ngo mutege amatwi muza hondi mu nyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Ntanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Ikintu cya mbere buri muntu wese akwiye gusobanukirwa, bisaba kubanza gutega amatwi. Muri aka kanya uduteza amatwi urumva icyo tuvuga. Uraya ngo ni Pastor Bena na Pastor John barimo bavuga, ariko ni mwuka w'Imana uvugira muri twe avugana nawe. Tega amatwi wumve icyo Uwiteka Imana yawe ivugana nawe. Turakubwira ibyo umuremyi wagushakaho. Umuremyi yaravuga ngo mutega amatwi wumve icyo avuga. Nutega amatwi neza ufata icyemezo, kuko numara kumva ubushake bw'Imana urafata icyemezo cyo kuza ahari. Uraza ahari, arashaka kuza ahari. Umaze igihe kirekire uri kure ye, umaze igihe kirekire warayobye, umaze igihe kirekire waramutaye, numwitayeho. Wewe wabaga mu rusengero, dore umaze igihe kirekire n'ugishaka no kwinjira mu nzu y'Imana. Wakomere wasitajwe na mwene so gato cyane, akantu gato cyane kagukura mu rusengero uragenda. Yenda wasubiye inyuma, urongera usubira inyuma, wisanga basubiye mu byo wanga. Hanyuma umwanzi arakubwira ngo ntuzasubire mu rusengero, barabimenye. No, icyo si cyo gisubizo. Aravuga ngo ntega amatwi wumve kandi urangize uzahondi. Pastor, abantu bakwiye gusobanukirwa, kangwe n'akanyo bambwirire, kuko iri jambo ngo zahondi ntabwo ushobora gupfa kuza aho utarabanza kumwumva. Wowe utwumvugira wa buntu kumenya ubushake bw'Imana. Pastor, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo mu isi bitubera igicucucucu kibiri mu ijuru, cyangwa bitwigishe iby'ubwami bw'Imana. Yego. Niyo yaba ari umuhungu utereta umukobwa, ntago bazemeranywa kubana, cyangwa buri muntu yemeze mugenzi we ko bagomba kubana atamwegereye. Baganira uko begeranye. Rero icyo Imana igushakaho ni iki ngiki. Ngwino wegera Imana. Ufite icyo uyishakaho nawe, ariko yo icyo gushakaho ni gusa irakubwira ngo tera intambwe imwe. Ijambo rye riravuga ngo tera intambwe imwe, nanjye ndatera 99 nze ngo sanga. Urarushye, uraremerewe, ariko uri kure y'Imana. Icyo tugusaba ni iki? Tega amatwi iri jambo, wegere hafi y'Imana. Ngo haye urugero rutoya cyane. Niba ushaka kugira icyo ubwira boss wawe cyangwa icyo ubwira mugenzi wawe, uramwegera ukamwumvisha. Niwegera Imana uraza kuyibwira icyo ushaka, nayo iragukorera igitangaza. Niwegera Imana urahura n'abakozi b'Imana, tugusengere tukugirire neza. Niwegera Imana urabona ibyo wifuje kuva kera kose, ariko iyo uri kure y'Uwiteka Imana n'ibintu biba kure yawe. Pastor, hari ukuntu twibeshya. Abantu tukibeshya ngo nitwegera cyane ibintu ngo nibwo bizarushaho kutwegera. Ariko icyo nkubwira ni kimwe, aho ngaho harimo kwibeshya cyane. Uko urushaho kwegera ibintu, utera umugongo Imana, ibintu birushaho kuguhunga, kuko ibintu bifite nyirabyo. Iby'isi bifite sebuja wabyo. Ariko natwe dufite sebuja, databuja wacu. Uwo ngo ni Imana yacu. Uko twegereye Imana niko irushaho gukurura bya bintu bitwegera. Ibyo wabuze kera, hari abavuga ngo nananiwe gushaka, nabuze inkwano, nabuze bine. Umva, egera Imana. Imana ifite byose, nta na kimwe kinanira Uwiteka Imana. Ngo mfite indwara narirutse mu bapfumu, nongere mbasubireho ngo ejo abantu barasetsa cyane. Ariko reka nkubwire wowe, egera Imana, Imana iragukiza, kuko niyo muganga usumba abaganga bose. Va muri byo urimo, ngwino ku Imana, Imana iragutabara.
reka dukomeze. umva ijambo ry'Imana riravuze ngo mutege amatwi muze aho ndi munyumve. urabona hari ukubanza gutega amatwi wumvira kure, ariko nunayegera nanone uraza kumva ibindi birutaho. mutega amatwi muze aho ndi. umuntu uteze amatwi, hari ahantu tukubwira dukorera, hari ahantu tukubwira Imana ikorera, hari igicaniro ugera imbere ukabohorwa, ugatwara igitangaza cyawe. imbaraga zawe zarakuboshe, iminyururu y'umwanzi yari yarakubohesheje, karande zawe zarakuboshe, igisuzuguro cy'umwanzi kikakurekura, kuko iyo wegeye icyo gicaniro kiriho imbaraga z'Imana, kiriho umuriro. icyo gicaniro turimo twenyegeza amanywa nijoro, turi imbere y'Imana dusenga, ntabwo dushakira Imana ubusa. turayishaka ku bwawe, turayishaka ku bwacu, turayishaka ku bw'igihugu cyacu, ku bw'umuryango wawe. umuryango wawe ugomba kubohoka, ubuzima bwawe bugomba kubohoka, ugomba kuva muri ubwo buretwa, ayo marira urira, ako gahinda ufite. Imana yakubwira ngo tega amatwi uze aho iri. abantu bajya batwandikira batubwira ngo pastor nsengera simfite uko nava hondi. use Imana yakubwira ngo vaya hondi unyumve, unyegere. nawe uravuga ngo nufite umwanya, nufite imbaraga. kankubwire none se kambaze umuntu unyumva neza amatwi, iyo bakurangiye umupfumu bakakubwira ngo umupfumu ari bunaka kure cyane yawe, nugurisha ihene yawe, nugurisha inkoko yawe, nugurisha ikibanza cyawe, ugatega ukajyayo, kandi ukagenda wikoreye ibyo uri umuture, akakubeshya, yarangiza akaguha igiti cy'ingiga, akakubwira ngo genda ubigenze utya, yarangiza akaguha akagufwa, akaguha koya, ukabyizera, ukizera ayo mafuti. ariko nabyo biguha uko wamusanze yari, kuko wamusanze ahari, ntabwo ari umupfumuzi wawe, ntabwo ashobora kuzaho iwawe. ndakubwira Imana yacu irusha abapfumu icyubahiro, ibarusha imbaraga, irusha ibyo byose, kuko abo bose nibibaha umwuka bahumeka. ishatse umupfumu ashobora gupfira imbere yawe ureba, agahera umwuka, abadayimoni babaniga buri munsi cyane. sebuja wabo nuko bakorera. Satani arabaniga amanywa nijoro, n'ubu hari umupfumu unyumva abadayimoni bakuniga, iyo myuka uhamagarika kuniga. ukwiye kwirukanka ukaza mu gakiza. vayo kwa Yesu, vayo ku mwami w'abami. wowe unigwa n'amajini, wowe unigwa na nyabingi, wowe unigwa n'ibitega n'amahera, wowe unigwa n'ibyo wacishije, wowe biniga imyuka iniga abana bawe. vayo aho Yesu ari, vayo mu gakiza, vayo mu nzu y'Imana. we Satani yigaruriye, we Satani yihinduriye, yabanje kwigaragaza nk'aho agukunda, arakuresharesha, none asigaye akuniga, asigaye atera abana bawe kugwa, kwitura hasi bagaho. mu rugo mwarahahamutse. ndajya ngwire ngo Yesu aravuga ngo ngwino ahari. vayo mu rusengero, ubugingo bwawe bubone kugubwa neza, bubone kubaho. muyane magambo ni buriho, ubugingo bwa benshi ntago buriho, ntago buriho. abantu benshi Imana iravuga ngo ubugingo bwanyu bubone kubaho, bigaragara ko ubu butariho, utari muri Kristo Yesu. yes, nta bugingo bufite, nta bugingo afite. uragenda, turakubona uragenda n'amaguru, turakubona uratamira ukarya, ariko nta bugingo, nta n'ubuzima ufite, nta ejo hazaza ufite, nta herezo ry'ejo hazaza ufite. keretse ufite Kristo muri wowe, kuko Kristo naba muzima muri wowe, nawe urabasha kuba muzima. Yesu akugirire Imana iguhe umugisha. ndabwira buri muntu wese utwumva, pastor arimo aratubwira ku iherezo ryacu. buri muntu wese muzima yari akwiye gutekereza ku iherezo rye, ugatekereza uti mvuye muri iyi si nzatunguka he, nzaba he, nzashimwa nande, nzakirwa nande. na Rusoferi, nzakirwa na Yesu, ese nzaba mu bana b'Imana cyangwa nzajya muri Gehinomu. buri kintu cyose ukora menya ko uzakibazwa ku munsi w'imperuka. Imana irakwinginga uyu munsi ngo vaya hondi, ngwino unyumve, ubugingo bwawe bubone kubaho, ubugingo bwawe butazarimbuka, kuko wari ushaka kuburimbura, ashaka kurimbukana nawe. we afite icyo yahushije, arabizi ko atakigihawe, arabizi ko atagihawe umunezero, atakibonye umugisha, atakibonye ubutsinzi, atakibabariwe. none aragenda ashukashuka benshi akuyobya. tera intambwe uveyo, udusange kuri UCC ku nsengero zacu. wadusanga UCC Kabuga, uze Pastor Ben arahari kugira ngo aguheshe umugisha. uzasanga Bishop Moses agufashe. uzasanga nugera kuri UCC ni wowe, uzasanga Apotre Charles Rwandamura aguheshe umugisha. ushobora kuhasanga Pastor John. ushobora kuza kuri UCC Nyamata, ikorera hariya mu mujyi wa Nyamata, aho nawe uzahansanga. vayo tuguheshe umugisha. wahasanga umuvugabutumwa Francis Ruterana, vayo utugereho.
turi kuri UCC hariya Nyamata aho ngaho mu mujyi inyuma y'ikigo cya polisi. Ndakubwira muntu duteze amatwi twumva, Satani ye kukwihererana. Niba hari isezerano sogokuru wawe, nyogokuru, nyogosenge, nyoko wanyu yakoranye n'abadayimoni, yarangiza akarikuraga akavuga ngo abari uzakomeza kugendera muri ibyo, unezeza abadayimoni, unezeze ngo basogokuru, ndagira mubwire ngo waribeshye. Na wanezeza Satani kuko ni umugome n'umwicanyi n'umurimbuzi. Nezeza Imana. Amen. Shaka kuko unezeza Imana. Imana yakubwira ngo ubugingo bwanyu bubone kubaho. Ubu hari umuryango unyumva wose, uwo muryango nta muntu urakizwa, baratotezwa n'umwanzi. Umwanzi yarabakandamije, abadayimoni barabaniga, urarurota usangira n'abapfuye, urarurota barya inyama, urarurota mukori ibintu bya gipagana, urarurota abagore b'ijoro, urota abagabo b'ijoro, urarurota uhinga, urarurota bakwirukankana, inyamaswa zikwirukankana, ugwa mu byobo, imbogo zikwirukankana. Ibyo byose ni abadayimoni. Ukwiriye kwihuta ukagera ku butaka bwera. Ihuta ugere kuri UCC Kabuga, ihuta ugere kuri UCC Nyamata, ihuta ugere kuri UCC Gikondo. Ngwino uhabwe umugisha. Uwiteka Imana Nyiringabo arahindura amateka yawe. Wikomeze uyu mwaka, dore turi mu kwezi kwa kabiri, udarakizwa. Fata icyemezo vuba cyane, vaya ho Yesu ari, urabona amahoro, urabona umunezero. Tega amatwi wumve icyo Imana igushakaho. N'igihe cyo guhembuka kwawe. Satani yari yarakwihereranye, yarakuziritse. Kuva wavuka muryango w'iwanyu nurabona umunezero n'abyishimo, nimurabona ibirori, nimurabona ibyiza. Uwiteka Imana Nyiringabo adutumanya umwuka we kugira ngo tukubwire ngo hakeneye impinduka mu rugo rwanyu, hakenewe impinduka mu buzima bwawe. Wa mukobwa we, hakenewe impinduka. Wowe ugerageje kwirwanira ishyushyu umutwe ariko wabuze ubutsinzi, icyo twita breakthrough, numenesha. Icyo ugerageza cyose kiranga, ukunze arakubenga. Yewe ugerageza gutera intambwe no kuba mwiza ariko bikanga, ufite icyangiro. Ufite icyangiro. Niyo wakwisiga ukisiga ivu nkuko Bibiliya ivuga, udafite Yesu, udafite umwami w'abami, ntawe ushobora no kukureba. N'uwakureba aba afite ingeso mbi gusa, abashaka kukugusha mu cyaha gusa, kukumanipula, abashaka kugira ngo akujyane Gehinomu. Dore ijambo ry'Uwiteka Imana riratubwira ngo nitwegere Kristo Yesu kugira ngo tubone ubugingo. Pastor, hari ikintu twavuzeho cy'iherezo. Abantu benshi cyane ntago barimo gusobanukirwa cyangwa kwicara ngo atekereze ku iherezo rye. Ndetse abandi baribeshya cyane, bagafata n'amazi y'imigisha, bagatera imva, bagatera serikeye, bagatera umurambo ngo barimo baramweza kugira ngo ajye mu ijuru. Ntago beza umurambo, ndabigusubiriramo, ntago beza uwapfuye, haracyari ibyiringiro. Hano ijambo ry'Uwiteka Imana riratubwira ku murongo wa 6 ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Nimushaka Uwiteka bigishoboka, bimenyesha ngo ukiri muzima, ugihumeka umwuka w'abazima, ukibasha kugenda n'amaguru yawe, ukibasha gukoresha amaboko yawe, ukibasha kuvuga n'umunwa wawe. Inshuti yanjye, nta wundi uzakwereka Imana, ni wowe wenyine uzafata ingamba mu buzima bwawe, ugatera intambwe ukajya mu rusengero ruzima. Mvuze ruzima kuko harimo n'amapirate, harimo n'ababeshya abantu, harimo n'insengero zo mu nzu, harimo n'izo mu byumba. Ariko turimo turakubwira ngo ngwino mu rusengero rufite ijambo rizima, uhure n'Imana. Shaka Imana ugihumeka umwuka w'abazima. Nshuti yanjye, ngwino wegera Imana, tekereza ko ejo hawe hazaza. Nshuti yanjye, reka gutakaza umwanya wawe urimo kubaza inshuti zawe, ubusengeyo, ubusembigenzene. Ejo naganiraga n'umwana wigeze kumara umwaka akijijwe, arongera asubira mu nzoga. Ndamubaza, shyiraho itandukaniro hagati y'agakiza n'inzoga. Arambwira ati, ubu ngubu uracyambona n'amenyo se? Ubu se uracyambona nta n'amafaranga nkibika ku mufuka wanjye? Uwo ni Satani sobuja ukorera. Inyungu ye ni ukuguhombya no kukujyana Gehinomu. Ariko twebwe icyo turimo kukubwira, turakubwira umwami w'abami duteza imbere, udukura ku cyavu, udukura aho twari tugayitse, udukuraho igisuzuguriro. Mvuge ngo igisuzuguriro, igisuzuguriro, inzoga ziguteye igisuzuguriro. Urazwi mu mudugudu w'iwanyu, urazwi muri quartier y'iwanyu, baravuga ngo ninde wa musinzi, ufite adresse, ufite izina ry'ubusinzi. Ariko turimo turakubwira Kristo Yesu ushobora kuguha ubugingo buhoraho no kukugarurira ubuzima. Yesu akugirire neza. Imana iguhe umugisha. Abantu murimo mutwumva, Bibiliya tuvuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Hari igihe abantu bashobora kumushaka nabiyereke,
iki ni igihe buri Imana yitumye abantu bayo ibishaka no kubiyereka iradutumye kuri wowe irashaka kukwiyereka akababaro kawe irakazi agahinda urimo irakazi ibikurushira bizi ibyo byose bikandamiza ubuzima bwawe irabizi nicyo gitumye dutuma ngo mugende mumbwirire abantu banje mubabwire ko niteguye kubakiza nibaza hondi vayo wowe waheze mu buriri washatse umuntu niyo yagushiramo agutegere taxi voiture ugere kuri UCC usengerwe abadayimoni bakuveho wowe wabaswe n'inzoga warekeye aho wowe wabaswe n'imbaraga z'uburayi wabirekeye aho urakuramo iki n'iki wungutse n'iki wungutse n'abana badahuje base n'abana batazi imiryango y'iwabo ibyo wungutse ni ibiki ni sida wungutse iki warata wataye agaciro igihe kirageze ngo wiyambure ubushwambagara wiyambure wikunga umureho mukungugu iki ni igihe kugira ngo wegere Yesu vayo wirukanka wigisha inama abo ugisha inama barananiwe nabo bazakuroha bakubwire ngo uradusize abo ushaka kugisha inama na rimwe bazakugira inama nzima turatumwe kuri wowe kugira ngo dushobore kukugira inama isumba izindi ni ukwisunga umuremyi wawe ni ukugarukira umukiza wawe ukiyunga nawe Imana irahamagara buri muntu wese kwiyunga nawe vayo wiyunge abapfumu barakubeshya nshuti yanjye abo maji barakubeshya wowe winjiye mu bintu by'itekamutwe ugenda wiba amafaranga y'abantu ubabeshya ubatuburira vayo kwa Yesu niwe utanga umugisha nyawo uwo mugisha ibyo urundanya byose ni imivumo ni urubanza urumva umutima ugucira urubanza ibyo binyoma birekeraho vayo ukizwe wowe watewe n'ubwibone urabona ufite buri kintu cyose wifuza ufite aho urya icyo urya ufite aho urara ufite icyo wambara ufite akazi iyo tukubwira ubutumwa bwiza urumva udashaka kubyumva nta n'umwanya wifitiye ariko ntabwo ari agisida kuba utwumva aka kanya niba uduteze amatwi ukaba washoboye kwihangana ukatwumva hari icyo Imana igushakaho hari impamvu ku buzima bwawe ejo utazisanga ahantu utagishobora kuva ahantu habi kuko umwanzi aragutega imitego akomeza kurembuza kwereka ibyiza umwami w'isi y'umwijima akwereka ibyiza gusa naho inyuma y'ibyo byiza hari imyambiye hari ibyago hari amakuba hari urubanza vayo kwa Yesu rero akugirira imbabazi hari umuntu ushobora kubutwumva akakanya uravuga uti pastor muduha akanya turashaka kubabwira ibiturusha mu dusengere turifuza kubasengera nshuti bakundwa turagira ngo tubahe telefone mushobora koherezaho ubutumwa bugufi ubwo butumwa bugufi cyangwa se ugahamagara n'umurongo wa studio Hot FM 103 n'ibice bitandatu ushobora rero kwandika cyangwa kohereza ubutumwa bwawe cyangwa ugahamagara kuri 0781 0781 444 888 rimwe 688 kansubiremo 078 444 688 rimwe kansubiremo rero undi murongo wa Tigo ushaka kwandika cyangwa kohereza cyangwa ugahamagara kuri 0722 44 688 rimwe 0722 44 688 rimwe aho rero turakwakira dusengane nawe niba umeze nabi uri umwe muri abo bantu twavugaga atura tugusengera uyu munsi ukizwe utandukane n'imbaraga z'umwijima n'amasezerano yose y'abadayimoni Imana yashaka kugira imbabazi katwakire mwene data uyu okay wowe yabipaga inshuti bakundwa mutwumva turagira ngo dusengane tugusengere Satani gutwaza igitugu ntabwo ufite ububasha hari inshuti yacu atwandikira aravuga ati pastor ati Yesu ashimwe pastor murimo neza natwe twiteguye guhabwa umugisha ku bwanyu hamwe n'iri jambo United Imana iguhe umugisha Teddy ndabona inshuti yacu undi uhamagara allo yes muraho neza mama witwa dusenge tuyisenge ufite ikibazo cyo tuyisenge ikibazo rwose ndi gukora ibintu byose ntabwo bigenda neza ndashaka kujya mu Mana pe icyo nicyo cy'ingenzi nujya mu Mana n'ibindi biraza kugenda neza kugira mu nsenge tuyisenge uherereye he Kimironko
Kimironko wageze kuri UCC tugasengana hariya ku butaka bwera tukagufasha kurushaho. nahaherera he Ugeze Sonatibe ufata umuhanda ugana muri Sahara cyangwa ufata umumotari utinjyana kuri UCC iyoborwa na Apotre Charles Rwandamura. cyangwa gategeye ijya kabuga aho ubona hafi. Aho ubona hafi uze tugufashe umwanzi ye kukwihererana. Kimironko muri gare harimo izijya kabuga. Mm. Iyo ubona yihuta cyangwa yakugezayo aho ubona hafi barihuza tugufashe tuganire nawe. Sibyo tuyise? ndabyumva Urakoze cyane. mumfashe mu nsengero Turagusengera. Katwakira undi. Hello. Okay. Turategereje, turakwakira. Uyu nawe Jean Paul aravuga ati ndagira ngo munsengere nongere mbyuke kandi mbona akazi. Akeneye kubyuka Jean Paul uva aho waryamye mu izina rya Yesu kandi turagusengera ngo ubone akazi. Hello. Ajye mu rusengero. Mwiriwe neza. mu dusengero nako njya ngira igihe numvise bwo gusenga ko nabura imbaraga mufashe mu nsengero kandi nzabona ahantu kubera mba muri famiye njya kubatizwa bakaba baranyirukanye n'ahantu ngira aho kuba naza mu nsengero nabura ahantu nyine najya kwiga bakambwira ati gendere gutyo ikaze gutyo kongera imana yo kuvuga ngo numva ijwi ngo senge iyo muye n'ibigeragezo ikintu cya gisenga ariko nagira imbaraga nkeya Ihangane turagusengera witwa nde? nitwa Imbabazi Françoise. Uherereye François? ku Gisozi. Uri ku Gisozi. Ubu hantu mba nyine ni ahantu kwa mama ko nawe bameze n'umuntu w'umusazi yarabaswe n'inzoga yasinze yambara ubufata twirukana nyine. Urumva ko umuryango wanyu waratewe ahubwo shikama nawe umwinginge ashobora kugera ku butaka bwera tumusengere tumufashe. Françoise turagusengera Uwiteka kugire neza kandi utere n'intambwe ugere kuri UCC hariya ni boye. Murakoze cyane. Hello. Okay. Waragiye katwakira undi. Hello. Undi nawe yatwandikira avuga ngo Pastor murakoze kutubwiriza ndacyakomeza gusenga Satani yaranyibasiye ni Rusi ndi ku Gisozi. Rusi turagusengera. Hello. Hello. Yes. Nitwa Damascene ndikagiye mu karere ka Kayonza. Yego Damascene. Nanjye nagoswe n'imbaraga za Satani ariko ndashaka ngo munsenya nanjye nkarokoka. Urashaka kurokoka? Mumfashe nuko Imana yingiye ko wanyobora. Ahubwo barayimara kuyobora. Arakubwira ngo bivemo vaye kuri UCC tugusengere tera intambwe. Ugere mu nzu y'Imana tugusengere tugufashe izo mbaraga zikure kure. Komeza ugume no kuri radio uraturana n'abandi. Yego. Sengere. Turagusengera mu kanya. Murakoze nanjye mbona agakiza. Yego. Katwakira undi. Hello. Yego. Karame. Bashaka ko tugusengera. Witwa nde? Oui. Oui. Claudine afite ikibazo ki? Ikibazo cyose nagutekereza cyane n'ibibazo byinshi bifite no kuba ababyeyi banjye n'imbyino no turagusengera mu kanya Claudine nuve kuri radio katwakira undi. Hello. Abantu murimo guhamagara mugume kuri radio kugira ngo tubasengere. Dufite undi nawe Shema aravuga ati ndasaba ko munsengera nkahabwa imbaraga zo gukizwa kandi Imana inkure mu bukode. Shema turagusengera nuve kuri radio. Hello. Hello. Karame. Nagira nanjye mu nsengere. Witwa nde? Banyita Musajimana Sylvestre. Sylvestre uhereye Mperereye Imbandazi. Mbandazi ubwo ngubwo uratera intambwe uze kabo hari abakristo benshi cyane dufite baturuka Mbandazi. Uzaze tugusengere kuri UCC Kabuga. Nagira mu nsengere rwose ikibazo cyo kumwitabe rwose cyarananiye. Uzaze nkwereka umuntu wowe Imana yakijije n'urumogi uraza gufashwa cyane. Sawa murakoze. Urakoze nawe turagusengera.
yego. hari undi tujya twakira uyu nawe. Hello. Okay. Hello. Turakumva. Ndashimwe. Ahimbazwe. Nabakurikiye cyane. Hano igihe umugisha rwose ubwo butumwa bwanyu haraho butugera. Turabakiriye. Ni Jean Pierre ndi hano Indera. Yego Jean Pierre. Nanjye rwose ndashaka ko mwansengera Imana ikayihindura amateka yanjye ikampa akazi. Urashaka akazi. Mbasha kubona akazi ariko sinkatindemo. Namaramo nk'ibyumweru nka 3 kakaba kararangiye nkongera nkasubira ku gashomeri. Nanjye mwafasha gusenga Imana ikampa akazi ihindura amateka yanjye. Nawe utera intambwe ahubwo ugere kuri Yususi Kabuga hariya. Ukeneye gukorerwa deliverance. Ukorerwe deliverance, usengerwa, hari imbaraga zikwicariye zidashaka gutera imbere. Nyatsi. Iyo nyatsi pastor azayihana. Yego. Urakoze cyane. Intambwe ku cyumweru uzaze tugusengere. Hello. Imana bamugisha. Okay, urakoze. Katwakira undi. Hello. Yego. Yego Monica. Ushaka? Wongere kubyuka. Uherereye he? Uri muri Kayonza. Uzatera intambwe ugere kuri Yususi Kabuga hariya niho hafi yawe, uze uhure n'uyu mukozi w'Imana gusengere. Ubuzima bugomba guhinduka byanga bikunda. Iminsi yose ushaka kuhagera uzafashwa. Uraza gufata nimero zanjye za telefoni. Aho ushakiye kuza wampamagara tukagusengera. No ku cyumweru watera intambwe ukaza dutangira saa 2. Florence w'Ikabuga aravuga ati Imana ibaho umugisha mwinshi kubw'iki kiganiro jewe cyamfashije cyane. Florence Imana ibaho umugisha. Katwakira uyu. Urakoze Florence. Hello. Hello. Karame. Vanessa. Yes, ahimbaze Vanessa. Ndashaka ko munsengera Imana ikampa agakiza. Ukeneye agakiza? Utuye hehe? Uherereye he? Uherereye ku giti cy'inyoni. Ku giti cy'inyoni. Ugerageze nawe ugere kuri Yususi tunabonane tugusengere, izo mbaraga zikurushya zikure kure. Urakoze Vanessa. Turacyakira telefone zanyu. Hari undi wanditse nawe aravuga ati Pastor Imana ishimwe munsengera Imana imakazi. Ni Vanessa nanone. Vanessa Imana iguhe umugisha kandi guhe n'akazi kwishimire. Hello. Hello. Karame. Pastor. Yes. Ufite ikibazo cy'uburwayi? Urwaye iki? Umutwe? Uragira ngo turakumva wongeraho ijwi gato. Akubwiye ngo ndakubwira isereri niyo nk'umuntu ufite amaraso make atajya mu mubiri. Ukunda kugira isereri? Yego, no mu nda nyine hakanya. Uherereye ese witwa nde? Bika Kabebe. Winde? Kabebe. Kabebe. Turagusengera. Utuye he Kabebe? Noneho umuntu kurota nyogokuru ari kumaje kandi iyo jimba mbona ari amaraso kandi nyogokuru nyine yara. Ibyo ntiwibaze kigutera isereri ni imyuka mibi. Ufite imyuka mibi gutera. Utuye hagana he? Utuye he? Nyamagabe. Turagusengera. Uzashaka kanya nawe uze tugusengere kuko nushaka kubana n'ibyo ngibyo imyaka y'ubuzima bwawe tugomba kugutandukanya nabyo. Dukorera i Kigali ku rusengero rwitwa UCC ruherereye muri Kicukiro Niboye. Iyo ugeze Sonatibe ushaka kuduhamagara kugira ngo twiyobore neza. Turaze guhamagara. Urakoze. Hello. Yego Monica. Tugiye kuyibaha mu kanya gatoya utava kuri radio. Sawa. Undi yagize ati mwiriwe munsengera ubusambanyi nicyo cyaha cyananiye kureka Imana iraguha ubusambanyi
ni umwuka tugereye kugufasha kurushaho tera intambwe ugere kuri UCC ufashwe icyo cyaha UCC yose uko twazivuze iyo wumva kwegereye ngwino twegere turakuganiriza kuko hari benshi cyane baretse inyota y'ubusambanyi Yesu abaha amazi y'ubugingo. Dufite undi nawe uhamagara. Allo, mwiriwe neza. Yasasimu ahimbazo bateza amatwi turi Kabuga. Yego. Mu by'ukuri Imana ibaha umugisha ku bw'umurokoye benshi cyane cyane ndi kumva ari n'urubyiruko. Kandi nanjye ndi mwabo ngabo ndi kuyumva mu. Witwa nde? Witwa nde? Ni Manizabayo. Manizabayo. Richard. Richard ndagushaka cyane. Manizabayo. Imana iguha umugisha. Ugerageze uzane n'abandi aho kuri UCC. Turagira ngo turebe ne watwandikiye nawe katurebe ugarutse. Allo. Allo. Angelique Kicukiro. Yego Angelique. Ari mu sengero ndwaye mu nda. Yego. Bashe konyesha. Angelique wagerageje ukagera kuri UCC hariya niboye tukagufasha kurushaho. Tugusengere tutegeke izo mbaraga zose zikwataka zikurekure mu izina ry'Umwami Yesu. Hariya ku butaka bwera buri munsi amasaha yose uzahagera tugufashe. Urakoze Angelique. Katkurebe undi watwandikiye aravuga ati Pastor Musengere kubeshya no kuriganya. No kuriganya amafaranga byananiye kwihana kubyihana ndi kinyinya ndi hafi. Uyu mwene data rero iki cyaha ibi ni ibyaha bishaka kukurimbuza ndetse ntabwo ari bishobora ahubwo bizakurimbuza nutabireka. Girageza ugere ku rusengero rwa UCC tugufashe tugusengere iyo myuka mibi kure. Undi yanditse aravuga ati Pastor Musengere mfite ikibazo Angelique niwe twavuganaga ikibazo afite ntabwo nakivuze hano mu nyandiko ariko turabona undi nawe wanditse ubutumwa bugufi avugira ati Pastor nanjye ndabakurikiye cyane ndagira ngo Musengere Satani yarangose kandi nshaka kugarukira Imana kandi Musengere mbona akazi ni Mutoni Rurindo. Mutoni wa Rurindo turagusengera kandi turazi ko Uwiteka Imana Nyiringabo aragushaka. Nawe ubishyiremo imbaraga uhaguruke ujya mu rusengero. Dufite abantu bava za Rurindo bakaza gusengana natwe buri cyumweru nawe tera intambwe ujye muri abo uzubane natwe kuri UCC hariya ku butaka bwera. Hello. Mwadushyiremo nimero y'ubutumwa ko tutatangiranye. Turaza kuyigwa nimero y'ubutumwa se niyi ngiyi uhamagayeho wayoherezaho ubutumwa bugufi. Murakoze. Urakoze cyane mwene data mushiki wacu Mutoni rero twakumvishe nawe cyawe. Peter nawe aragira ati Musengere Imana imakazi ndakennye ndagakeneye cyane pe kandi mwaturyohereje papa. Imana iguha umugisha Peter kandi ako kazu gahabwe mu izina rya Yesu. Buri imbaraga zose zihagaze imbere zikurekure mu izina ry'Umwami. Uyu nawe yavuze ati Yesu ashimwe Imana ibaho umugisha cyane. UCC Kabuga dufite Imana irimo gukora ibitangaza na pe mami turabashyigikiye. Imana iguha umugisha. Uyu aravuga ati mami turagushyigikiye. Yesu aguha umugisha cyane. Wonderful. Ubwo bikabuga barabyumvise ko hariyo nabandi bahamya Imana ya UCC Kabuga. Glory. Undi yavuze ati tubateza amatwi Imana ibaho umugisha murokoye benshi. Uyu nguyu Imana nawe imuha umugisha. Undi ati Pastor iryo jambo rirakenewe kuko abantu nibazi imbaraga z'Imana mu nzu y'Imana zibohora. Uyu ni Samuel technicien. Imana iguha umugisha Samuel. Uwiteka aguha umugisha. Undi yanditse nawe aragira ati Pastor ndifuza gusengerwa mwongera nkubaka ndi Benoni nkongera nkubaka ni Benoni Kayonza mve mu busambanyi. Urumva ko yashenye imbaraga zikurekure mu izina rya Yesu igihe cyawe niki. Wateye intambwe kaza tukagufasha. Agere no mu nzu y'Imana rwose Kayonza sikure. Kugira inama hari benshi cyane tugiriye inama kandi bakubangera bakubaka ingo zabo. Nuko Mutoni yagize ati nanjye ndagira ngo Musengere ndatwite ariko ndaribwa mu nda ime agakiza. Murakoze nuye Kagugu ni hafi ahagera kuri UCC tugufashe. Uko kuribwa mu nda harimo ikibazo abadayimoni bashaka kuguhemura hagere tugufashe. Imana iraguhari Kicukiro aravuga ati mundangire nzaze dufatanye gusenga kuko arashaka no kwakira Yesu.
ndagira ngo tukubwire mu kanya turakurangira aho UCC iherereye. Imana iraguha. Uyu aravuga ati Imana ishimwe musengere, maze ku kazi imyaka 2 musengere mbohoke, nta mwanya abona, turagusengera ubohoke mu izina rya Yesu. Undi watwandikiye nawe aragira ati Imana ime inkwano, nitwa Jean Paul, ndashaka gukora ubukwe. Iyo ngiye yaguhaye umugeni uragira ngo niri buguhe n'inkwano, humura irabigukorera. Musengere mfite ikibazo mve mu muryango mbamo, kuko umugabo tubana aramohotera, nyeneye kuva muri uyu muryango, ndi Nyamagabe. Musengere iki ni igisuzuguro cy'abadayimoni, nyeneye kuvamo. Ubwo kuhohoterwa bishobora kuzavamo igikomere kindi gikomeye cy'umyaka y'ubuzima bwawe. Imana yo mu ijuru, ese ukeneye tugusengere dute nudatoroka ngo uva aho hantu, cyangwa ushaka uburyo urenganurwa? Ukwiye no kujya ku rusengero tukagusengera imbaraga zikurushya. Uwo mwuka burya ni umwuka urushya ubuzima bwawe, uba ushaka kuguhiteza agahinda n'akababaro. Ibene icyo ngicyo kikubaho kiba cyarabaye no ku wundi, cyarabaye nko kuri mama wawe, gikomeza gukurikirana. Ubu ukwiye kumenya ngo hari karande burya kwizirikaho, karande kwizirikaho ikahora buri munsi iguteza akababaro gusa. Inshuti bakundwa, turimo turegereza gusengana nawe wowe utwumva. Ndagira ngo nongere mwibutse ko twasomye Yesaya ibice 55 umurongo wa 3, twagarukiye ku wa 6. Inkuru yacu cyangwa se ubutumwa bwacu tukuzaniye uravuga ngo wowe ufite inzara n'inyota, wowe ufite agahinda, wowe ushaka ko ibintu bihinduka, Yesu aradutumye kuri wowe, bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Mbere yuko dusenga rero tugiye gushyiramo akaririmbo ushobore kuba witegura, tugiye gusengana mu izina rya Yesu. Mubisiwe bingi Yesu talikuleka, abera mwesigwa, omuntu weyobu yamwesiga n'omutima gwe gwonna, bwe yafiirwa ebintu bye byonna ne bigwawo. Katonda omukulu omwesigwa yamuddiza essanyu lye. Mubisibo bingi Yesu talikuleka, abeera mwesigwa, omuntu weyobu yamwesiga n'omutima gwe gwonna, bwe yafiirwa ebintu bye byonna ne bigwawo. Katonda omukulu omwesigwa yamuddiza essanyu lye. Katotonolera Yesu yeka, Yesu bino kukkiriza kwaffe, tulema kutunuulira eby'ensi eno ebigwawo amangu, kubanga yakubibwa emigo mingi, kyatulokole mu bibi, tulyoke tufune obulamu obutagwawo. Turagira ngo muri aka kanya dusengane, abantu batwandikiye ndetse n'abagiye bahamagara, tujye tubasengere ko Uwiteka Imana nyiringa bagira ikintu akora. Ndagira ngo tubanze dufashe umuntu ushaka gukizwa. Mwebwe mwatwumvisha ukumva uratsinzwe, ugasanga ko ibyo urimo Imana n'ibyishimira biragucira urubanza, iyi niyo saha kugira ngo wakire agakiza. Subiramo uti Uwiteka Imana, ndagushimira kubw'agakiza kabonerwa muri Yesu. Nakiriye Yesu kumbera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kuva uyu munsi niyemeje gukizwa, mbabarira ibyaha byanjye, unkure mu barimbuka, nandikwe mu bana b'ubugingo. Kuva uyu munsi niyemeje kugukurikira, nsabye kumpa imbaraga zawe. Satani ndakwihakanye n'imirimo yawe, n'abadayimoni bose waneje ndabirukanye mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi mbaye umwana w'Imana, sinzongera kugukorera. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Kangusengere wowe umaze gukizwa nonaha, ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo. Wowe watoye amagambo, umwami Imana kugirira imbabazi agutabara, umwami w'abama guha imbaraga budasubira inyuma, imyuka yose yagusubiza inyuma n'imbaraga zigucogoza turazihana mu izina rya Yesu. Imbaraga za karande, imyuka itegekera aho utuye, imyuka itegekera muri karitsiye y'iwanyu, inshuti mbi, uyu munsi turagutandukanya n'inshuti mbi, turagutandukanya n'imyuka yose iguhuma amaso, ikurekure mu izina rya Yesu. Buri batware b'umwijima bahagurukiye kukubabaza no kugutera agahinda, ndabategetse kuva imbere yawe mu izina rya Yesu. Kadusengera abantu batwandikiye. Samson urwara umutwe udakira,
ufite ubwoba bwinshi, turagusengera aho uri ku gisozi Uwiteka Imana Nyiringabo akwibuke. Buri muntu wese urwaye ukaba watwandikiye n'undi utashoboye kutwandikira no kuduhamagara utwumva, fata aho urwaye nonaha. Turarwe kuri imbaraga zikiza, turarwe kuri imbaraga zibohora, turategeka abadayimoni b'indwara, turategeka abadayimoni bakuniga, turategeka imbaraga zikuzimu, imyuka ikubuza amahoro, imyuka igutera ninjoro, imyuka igutera muri cerera, turayitegetse kure nonaha mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana utwike abadayimoni bari bakugose, n'imbaraga zari zarakugose ndazirukana none azikure. Umwami Imana agutabare, akohereza marayika we, umwami w'ingabo agutabare. Wowe uri mu bitaro, wowe uri muri gereza, wowe uri mu rugo, wowe wabuze yo kwivurisha, umucunguzi w'amahanga agukize kubw'imibyimba ye. Turasengera abashaka aka kanya kugira ngo mugarukire agakiza, imbaraga zituma mugaruka burundu zibagereho nonaha. Abadayimoni bose bababuje guhagara no gushikama mu gakiza bakure. Turasengera umumama utwite uribwa mu nda, Uwiteka Imana Nyiringabo agukize, abadayimoni bakure, imbaraga zikuzimu zikuveho mu izina ryera rya Yesu Kristo. Ukuboko kw'Imana Data kongere kugukoraho, umwami w'abama kugirira imbabazi n'ibambe. Inshuti bakundwa, turagira ngo dusoreze aha ngaha. Turakomeza kubasengera ko twagiye twandika ibyifuzo byanyu, kandi tubasaba ko mutera intambwe mukagera ku butaka bwera, mukagera kuri UCC hariya Niboy, kuri UCC Kabuga, UCC Gikondo, UCC Nyamata. Ngwino tubane duhanwe umugisha. Turagira ngo tuguhe telefone zacu zigendanwa, ushobora kuduhamagaraho cyangwa ukatwandikira ubutumwa bugufi kugira ngo dushobore kugusengera. Ziriya nimero zindi twabahaye imbere nizo muri studio, ushobora kudushakaho n'utubone, ariko ari telefone watubonaho iminsi yose. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 82 75 74 62 07 82 75 74 62. Katwumve telefone ya Pastor Bena. Pastor Bena UCC Kabuga. Urashobora kutelefona cyangwa guhamagara kuri 0788 51 3 3 0788 51 3 3. Niba ufite Tigo ni 0722 5 3 Yesu abaho umugisha, muza kugira ngo tubafashe kandi tubagire inama. Hari byinshi cyane wari ukeneye. Yesu reka kugirire neza. Amen. Glory. Natutonolera Yesu yeka, Yesu binakukiri.